imyaka 68 ntutayikurikira se ukazarimbuka uzavuga ko utabwiwe. Nkaba naravutse muri 56 umurimo wanjye ni uwo kuvuga ubutumwa nahawe n'Imana nkibyiruka nyiri umwana mutoya. Nkaba naratangiranye n'itorero rya ADPR ADPR ya mbere yo muziki zashi wanyu, zashi entertainment, zashi media, zashi music kabisa. Ni ya YouTube channel yanyu mukunze muri beshi, cha entertainment igacaho media, igacaho Empire, iganyuraho n'ibindi biganiro, ikananyuraho n'umuziki. Narabwiye ati rero YouTube channel ni byose ku muntu uyikurikira. None uyu munsi nabateguriye ni umusaza mutoya ugejeje mu buvivi kabisa, agiye kutuganiriza ku iyobokamana. Abafite YouTube channel nanone ntabwo yabura kubidakurikiranwa n'abantu b'abakristu. Abayikurikira nabo ndabamenyesha yuko mugiye kumva ijambo Manase agiye kutubwira. Ni umusaza, reka mbareke muyumve. Kanda subscribe, fungura inzogera, unakande like na share iki kiganiro numara kukireba kabisa. Niwumva kikunyuze ndagushimiye cyane. Reka tucyumve. Noneho ngewe nkaba nitwa Irivuze Umwami Manase. Nkaba mfite imyaka 68. nkaba naravutse muri 56. Ubwo rero umurimo wanjye ni uwo kuvuga ubutumwa nahawe n'Imana nkibyiruka nyiri umwana mutoya. Nkaba naratangiranye n'itorero rya ADPR ADPR ya mbere yo muziki yari ifite ubuhanuzi bukomeye. Umuntu yajyaga kuvuga iby'Imana yamuhaye akaba abivuze abihagazeho. Nanjye rero nkaba ndi umuvuga butumwa ubushake n'Imana yampaye kugira ngo nziganirire abantu, kandi mu byo nganiriye abantu ni ukubahugura kugira ngo be kugwa mu cyaha, hatazagira ujya mu cyaha agira ngo ntiyabibwiwe. Ngewe rero Irivuze Umwami Manase nkaba ngira buri wese inama, ari umutoya ari umukuru, kugira ngo wese amenye ijambo ry'Imana, ejo hatazagira urimbukira mu byaha bye. Kandi ngo naba mburiye umunyabyaha ngo ave mu byaha ntiyumve, azapfa azize ibyaha bye. Kandi niyumva icyo mubwiye akabyikurikira azahabwa ubugingo buhoraho. Kuko muri Yohane ibice 3 umurongo wa 16 haratubwira ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Nawe rero ni umwizera pe, ubishyizeho umwete uzahabwa ubugingo buhoraho. Ariko nutumvira Uwiteka Imana muri iri jambo duhawe, uzapfa uzize ibyaha byawe. Aho rero inshuti bakundwa, mbaburiye hakiri kare hatazagira upfa azize ibyaha bye. Noneho reka tugane. Iminsi turimo rero nenjyana muntu, mukomerere mu mwami. Iminsi turimo ni iminsi ikomeye, umuntu akwiriye gushyira mu maboko y'Imana, Imana ikamurindira ubuzima. Nawe yayikurikiye yayubashye rero akayubaha, nta kizatuma atagira mu bwami bw'Imana. None se reka nkongere tubazo nane tuhugurane rero, nawe gira icyo umbwira mu byo maze gusobanura. Ibyo umaze gusobanura twabyumvishe fresh cyane. N'abakurikiye YouTube channel bakomeze bakande like, kandi subscribe kabisa badushyigikire. Nge narababwiye yuko nta bintu ntazabazanira kuri YouTube channel, niyo musanga entertainment media. Birumvikana no mugiye no gusangamo ijambo ry'Imana. Yewe urumva YouTube channel kabisa ni byose ku muntu yikurikira.
tubwiye ati watangiriye muri ihe dini? itangiye mu itorero rya ADEPR. Watangiye kurisengamo ryari? Nkiri umwana muto. Niho ababyeyi bawe? Abana bambara agasengeri, icyo gihe nambaraga isengeri. Nkagenda mu muhanda nta kibazo, nta soni byanteraga kuko nari umwana nyine. Urumva kuva muri icyo gihe kugera ubu ngubu nkiyobowe n'umwuka. Uretse iminsi irahindagurika, ihindaguriwe n'abana b'abantu, kandi ngo isi izashirana no kwifuza kwayo. Ngiro nkimara kubona ibyabaye kuva muri 1996, byatumye mbona ko abantu bo mu minsi twari tugezemo imitima yabo yarahindaguritse. 1996 habaye iki? 1996 rwose habaye ikintu cyitwa ngo amavugurura. Ndi ikintu cy'amavugurura numva tutagishaka. Benshi turabihakana pe. Ati ijambo ry'Imana uko ryahoze n'uyu munsi niko riri. Nta kintu gihinduka ku ijambo ry'Imana. None rero bantu bari kwiyobagiza bakaba bageze ngo ni iterambere murimo, muri kuyoba, muri guta muri kuyoba y'Imana, bari kuyoba nyine kandi bari kuyoba rwose. Kuko uko nabyirutse wari muri ADEPR wese, itorero rya ADEPR, nta mukene wababagamo. Kimwe n'intumwa nta mukene wabagamo, kuko buri muntu ntawageraga ikintu ubwiko bwe ku kintu cye ishwi. Icyo wabaga ufite nanjye nabaga nizeye ko ngifite. Niba ninjiye muri resitora ntabwo wagomba kwifata ingunge ngo wigunge ngo ntacyo ufite. Nakuvuga ati ngwino twicare hano turuhuke, icyo ndiye nawe ukarya icyo. Nta buriganya, nta buryarya. Ariko muri iyi minsi tugezemo ni injyana muntu pe. Yakugambanira muri kumwe pe akaguhereza. Ni ukuri. Ubu ngubu ni iminsi mibi cyane. Ajya watubwiye ngo yitwa njyewe Irivuze Umwami Manase, nkomereye mu buntu bw'Imana. Irivuze Umwami Manase. Mbo Manase rero turagushimiye. Ewana uzagaruke kuri no YouTube channel cyane rwose. Ariko gire n'ikintu ubwira abakurikiye kino kiganiro. Iki kiganiro rero namwe mwiteho kugera mu rugero ngezemo. Niba uri urubyiruko, ukaba uri umusore, ukaba uri umukobwa, menye ejo hazaza hawe ko ari ukwitegura iby'ubugingo. Kuko iby'isi ni iby'isi, kandi ni iby'umubiri ariko dukurikira iby'umwuka. Ndabahanuye jyewe Irivuze Umwami Manase, niko nkunda kuvuga, niko nkunda guhanura ushaka ko ukurikira inzira y'Imana. Ntutayikurikira se ukazarimbuka, uzavuga ko utabwira. Turagushimiye Manase, uzagaruke kuri YouTube channel kabisa. Ewana abakunzi b'icano ndizera neza yuko bishimye kabisa. Ewana n'ijambo ry'Imana mugiye kujya muri sanga ahangaha. Ibintu rwose ni fresh, meza fresh. Nge nyirabyo mubindekere kabisa, ndajya mbibatamo buri munsi kabisa. Turagushimiye uzagaruke cyane.